N'amakuru ababaje cyane, ni inkuru y'incamugongo iri gukomeza gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Cyuzuzo Mireille witabye Imana ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni ukuri abantu bagiye batandukanye babonye cyangwa se bamenye aya makuru y'urupfu rwa Mireille, bari gukomeza kugenda bagira bati ni ukuri uru rupfu ni rubi. Bati urupfu namenye ko ari rubi ubwo nabyaraga umwana wanjye w'imfura agahita apfa. Mu by'ukuri ni inkuru igoye, ni inkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 ubwo humvikanaga inkuru y'incamugongo ko Mireille Cyuzuzo yitabye Imana. Birumvikana ni inkuru ibabaje mu muryango, ari nayo mpamvu tugomba kubanza gufata umwanya kugira ngo twihanganishe umuryango wa nyakwigendera. Imana y'amahoro ibahe ihumure mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo byo kubura umwana wanyu. Ntabwo biba byoroshye, ariko Uwiteka nyir'ihumure ryose we abakomeze kandi abahumurize. Nshimiye abantu mwese mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, ariko nagira ngo nkwibutse ko uyu munsi bishoboka ko yaba njyewe, uyu munsi bishoboka ko yaba wowe. Ariyo mpamvu ugomba guharanira kwita ku iherezo ryawe, kubera ko utazi umunsi n'isaha. Birumvikana abantu bagiye batandukanye n'ubundi bari gukomeza kugenda bibaza icyo Mireille yaje kuzira. Benshi ngira ngo nibyo bari gukomeza kugenda tugarukaho muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi nkuru ngiye kubagezaho. Ngira ngo ndaza kuza kuba nabagezaho mu by'ukuri icyateye urupfu rwa Mireille. Ni inkuru ibabaje cyane, ariko njyewe nawe nkundire dukomeze kuzirikana ko twambaye umubiri w'inyama n'amaraso, kandi umubiri upfa, umubiri ubora. Hanyuma banza urebe neza ko wakanze kuri subscribe, nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi tuzajye dukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muze kunkundira tuze kubanza ducishe amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye n'ubundi bagiye bakomeza kugenda bavuga mu by'ukuri cyangwa se bagaruka ku nkuru y'urupfu rwa Mireille witabye Imana. Mu by'ukuri ni inkuru yababaje abantu benshi, ni inkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye, ubwo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 aribwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko Cyuzuzo Mireille yitabye Imana azize uburwayi. Cyuzuzo yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1999, yitaba Imana n'ubundi ku itariki 8 z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 nk'uko nari nangiye mbikubwira. Mu by'ukuri biragoye, ariko ndabahumuriza babwira ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Muhumure kandi mukomere, Uwiteka ababereye inkomezi mu rugendo. Munkundire rero tubanze ducishe amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Uyu nguyu yitwa Florence yagize ati sha urupfu ni rubi pe, nabimenye ubwo nabyaraga umuhungu w'imfura agahita apfa. Uyu nguyu yitwa Valence yagize ati abasigaye mukomere kandi mukomeze kwihangana.
uyu nguyu yitwa Diane yagize ati mukomere kandi muhumure, ati none se yazize iki koko? Uyu nguyu yitwa Pascaline yagize ati mana we. Uyu nguyu yitwa Emma yagize ati ni ubugingo bwe Uwiteka abutuze aheza kandi namwe abakomeze ni ukuri. Uyu nguyu yitwa ndabona nta zina yashyizeho, yagize ati ngira n'ubu sindemera ukuntu nabura icyuki ariko nta kundi Imana yamukunze. Uyu nguyu yitwa Umwari yagize ati rest in peace cousin wanjye. Uyu nguyu yagize ati Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Dieudonné yagize ati Imana imwakire mu bayo ni ukuri. Uyu nguyu yagize ati muhumure kandi mukomere. Uyu nguyu yagize ati umubiri ni ubusa mw'abantu mwe ni ukuri mureke twiyeze. Uyu nguyu yagize ati mwihangane mama. Uyu nguyu yagize ati none se yarwaye iki ko mbona yari akiri muto? Uyu nguyu yagize ati Yesu we. Uyu nguyu yagize ati may her soul rest in peace. Uyu nguyu yagize ati Nyagasani akomeze abasigaye nawe aruhukire mu mahoro. Uyu nguyu yagize ati mana we be strong, gusa birababaje. Uyu nguyu yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yagize ati be strong my dear. Uyu nguyu yagize ati Imana igutuze aheza. Uyu nguyu yitwa Nema yagize ati pole. Uyu nguyu yitwa Olive yagize ati pole sana. Uyu nguyu yitwa Bosco yagize ati mukomere mw'isi niko bimera. Uyu nguyu yagize ati iby'isi ni amabanga mw'abantu mwe. Uyu nguyu yagize ati ariko se abana ko nabonaga bari mu bitaro na bagenzi babo mbona bamwe bicaye mu tugare bapfutse amaguru byagenze gute? Se baba bazize impanuka? Ngira ngo uyu nguyu nyine yabazaga icyo Mireille yabaye. Uyu nguyu yagize ati mwihangane. Uyu nguyu yagize ati ukuntu ndabona ubutumwa yabufatanije. Uyu nguyu yagize ati Mana yanjye ndamuzi i Kanombe kwa muganga, ati gusa Imana niyakire umumarayika wayo disi. Uyu nguyu yagize ati pole ku basigaye. Uyu nguyu yagize ati ni ukuri biragoye mureke twite ku iherezo ryacu. Uyu nguyu yagize ati yazize iki koko mbega akana keza? Uyu nguyu yagize ati yazize iki rest in peace, Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze abasigaye. Ngira ngo ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye ni byinshi, ariko hari amakuru avugwa ko Cyuzuzo Mireille yitabye Imana azize uburwayi, ariko kandi bikavuga ko ashobora kuba yitabye Imana azize kanseri. Kanseri ni indwara mbi, ni indwara ikomeye, ni indwara mu by'ukuri izahaza umuntu. Rero icyo navuga, Uwiteka nyir'ihumure ryose ahumurize umuryango we, kandi Imana y'amahoro ikomeze imutuze aheza ku bafite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Mukomere kandi muhumure mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye. Uwiteka nyir'ihumure ryose abahumurize. Hanyuma reka nkubwire ngo Yesu we yabonye ko dutinya urupfu arangije aruhindura irembo, ariko kandi urupfu nirushaka uwarwo ujye utumbira Yesu wenyine, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Hari abantu bakunda kumbwira ngo ariko ngo kubera icyo ukunda gukora izi nkuru, nta kindi mbikorera, bikora kugira ngo njyewe natwongere kwibukiranya ko hano ku isi atari iwacu, ahubwo ku isi turi abagenzi. Bityo bigutere kwita ku iherezo ryawe, bigutere kwita ku byo ukora buri munsi, binere kugira umwete wo kubana neza n'abantu bose amahoro, kubera ko utejejwe atazabona umwami Mana. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, ubwo shebuja azaza agasanga muri maso, azaba rwose abagororeye kandi muzaba muhiriwe. Hanyuma rero kubera ko mutazi igihe n'isaha, mutazi
umunsi azazira. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye kugira ngo ubwo azaza gutwara itorero azasange turi maso.